Amazina yanjye ni Mukamwiza Clarisse. Ndi umumama w'abana 5 n'umwuzukuru umwe. Nitwa Imana idufashe Emerita. Ndi umwana w'abana 3. Reka tuguhereho utubwire hagati yanyu mwembi byari byaragenze gute, ni niki mushimira Imana byagije kurangira gute? Nyine hari abantu baje hano baratwigisha kumva turafashijwe, kandi numva inzangano twapfuye ari inzangano z'amafuti. Byagenze gute nkanjye utabizi? Mbwire byagenze gute, kuko ni ikintu mwashimiye Imana, mwashimiye n'Imana mu ruhame rwa benshi barabizi. Njyewe uyu mumama yagiranye ikibazo na murumuna wanjye. Maze kugirana ikibazo ubwo mbona atumvikana na murumuna wanjye, nanjye ndabona ntabwo twavugana. Cyari giteye gite, wabimenye ute? Ese niki cyagaragazaga ko mutari abantu bari mu murongo umwe nk'abakristo? Nabonaga tutavugana neza. Burya nyine hari igihe abantu bagirana ikibazo, umwe yanyura kundi ntamusuhuze, kandi basengana ari abakirisitu, ukabona ari ikibazo. Tudatahiriza umugozi umwe kandi turi muri korali, kandi twese icyo tugamije ari ugukora umurimo. Mugenzi wawe nawe natubwire, kubana n'umuntu muririmbana mutarebana mudasuhuzanya bimera bite? Byari ikibazo kandi byaramvunaga. Numvaga bimvunye kuko byagezemo hagati, mbona ari nko kurushya Imana, nsa nkaho ngiye bivamo, ariko mbivuyemo mbura amahoro. Ndongera mbigarukamo kuko murumuna we nyine tubana hariya muri korali, n'uyu tukabana, ariko mu by'ukuri uyu mugenzi wanjye nta kintu umushinza. Ariko yabonye ikibazo kivutse hagati yanjye n'umuvandimwe we, ntabwo ari kunkunda ngo yange mwene nyina. Ariko inyigisho zaraje ziratambuka, twumva turatsinzwe. Byadusabye gutera intambwe dusabana imbabazi. Abana naye narabafunze, nawe abe yarabafunze, ariko twumvishe dutsinzwe. Numvaga ko muri njyewe ndi gukora umurimo, ariko ntawo nakoraga mu by'ukuri. Ubwo kubera inyigisho zatambutse, twumvaga tutakiri mu murongo, ahubwo inzira twarayitaye kera. Kubabarira ntako twari dufite, kandi mu by'ukuri twebwe ntacyo dupfa. Habe namba nta kintu nshinze umuvandimwe, ari nayo mpamvu Imana yadufashe kugira ngo twongere twiyunge. Ubundi se murumuna we mwapfuye iki mu by'ukuri? Murumuna we nawe mu by'ukuri ibyo dupfanye ntabyo nzi. Nyine njye mbayeho nta mugabo mfite, ariko akamugira. Baje ari nk'abana banjye, bafata nk'abana banjye. Uyu twahujwe ari njye nawe, murumuna we aza dusanga, ariko haje kuzamo agatotsi njye ntazi iyo kava. Ubwo murumuna we ikintu cyari kibiteye byari bivuye ku igare nari muteye, ari nayo mpamvu uyu nguyu yahise abizamo. Tuburanye hano mu rusengero, ahita avuga ko we nta kibazo twari dufitanye, ngo ahubwo yari we wabiteye. Ariko mu by'ukuri amwe no gutera intambwe yo gusabana imbabazi, ko ari ukwidefana. Njye nabonye ko ari ukwidefanda nkurikije umubano nagiranye n'uyu nguyu. Uwo ngo nta mubano munini cyane twagiranye, habayeho guhora afuha, habaho kubona nabangiza akantu runaka kumva ko ari ikibazo. Ariko mu by'ukuri nicyo cyabiteye. Uyu nguyu nta kintu mpfa nawe. Kubabarira igihe kiragera mwumva murabo kwiyunga, kuko umutima waje ute? Bari bageze nko kuyihe nyigisho wumva uratsinda bati ahaho rwose? Abaje mu mahugurwa baturutse i Kigali baraje baduha urugero rw'urufunguzo. Urufunguzo batwereka inguni z'urufunguzo. Inguni imwe ni intambwe yo kubabarira, iyindi nguni imwe ni intambwe yo gusaba imbabazi. Aho ngaho twumvishe dutsinzwe nk'abagenzi bajya mu ijoro. Ubwo ongera batubwira ukuntu batwereka abantu babiri bashyira imbere, ukuntu tuba tumeze mu murimo.
umwe ari kureba hano undi ari kureba arahijya duteranya ibitugu aho twaratsinzwe nyatubwira ukuntu dufata abana umwe akaba atajya ku muturanyi wundi aho turatsindwa buri muntu ku giti cye bongera batwereka ukuntu babiri naho bahuje ariko mo hagati harimo urusika rubabuza kwegerana ubwo twaratsinzwe nabonye urwo rusika rwarabaye mwene nyina utuma tutegerana njye mbona nta kintu mpfa nawe ubwo niwe wabanjije gutera intambwe arahaguruka aravuga ubwo nanjye rero ndagenda avuga ati nimuze muhoberane tubohokana ducyo ariko kugeza iyi saha numva njye mbohokanye nawe muri kubivuga nkaho nta kibazo kinini cyari kirimo kandi cyari gikomeye kuko igitandukanya abavandimwe abantu bakaba ari abavandimwe kiba gikomeye nubwo cyaba kigaragara nk'igitoya nyine twagaragazaga ko cyoroshye nk'akantu uvuga uti hari nk'akantu kabaye ko kukavuga turiya yari satani kuko hari n'abadukurikiye wenda nabo byabaho cyangwa se byabayeho kuko ukavuga uti karabaye icyo gihe rwose tukireba nayo ingwe kuko yari satani ni nk'agake yari satani utazibagirwa yari satani ukuntu yari satani ndibuka umunsi umwe nabafataga nk'abanjye n'ubwo ngo wenda twari dufitanye ikibazo ariko njye mukuru nkagerageza gusa nkaho nyikinga nk'abantu tusengera ku rusengero umwe dutahiriza umugozi umwe ubwo rimwe nigeze ubwo nagiye gusengera ahantu ngezeyo kubera nacuruzaga ibintu by'ibijumba n'amateke umuntu arambwira ati nyoherereza imari ndangije mpamagara umugabo w'uwo muvandimwe w'uyu wandepanye ukaniza igare umwana akanjyanira imari ku muranguzi ubwo yarandepanye nyine arangije umugore ntibyamushimishije ari naho havuye insiriri noneho ngiye naratashye ngeze mu rugo umwana wanjye arambwira ati rero mama hari amakosa wakoze watumye abantu benda kurwana mu ngo zabo nese nakoze iki anekereza kuntu murumuna w'uyu yamutumye maze kuntekerereza nk'umuntu uvuye gusenganya namubwiye n'abana b'iki gihe ntago mumeshe mufata akaboko ngwino tugende ubwo tugezeyo umuvandimwe we ntago namubonye ahubwo nabonye uyu nguyu nawe nishyikiragaho cyane ndangije kumubona namubwiye ikibazo ukuntu kimeze ijambo yambwiye ryatumye mbese mbabara yarambwiye ati mbese ubundi nimba ibibazo mupfa ari igare ari nkanjye nagura ijyanjye yabimbwiye mu muco utari mwiza numva ndababaye ndavuga ni narinzi ko ngiye kumwegera ngatwunge na mwene nyina ni numva afite ikosa musabe imbabazi nawe naba arifite ndavuga ni kumbi wa mugozi barawufatanyije ndababara ariko sinababara cyane ndataha tugerageza kubigeza ku mushumba wacu na bamwe muri bari kuyu ntiyari ahari umwe mu kwiregura avuze ko ngo yari wari ubifitemo uruhare ngo kandi yanakubwije ukuri ubwo rero byatumye noneho ndushaho kurakara abana turabafunga iki mbese gusa ikintu nateshutseho ngo namubwiye mvuye gusa namubwiye ngo mana kuna mbabaje ngo Imana nsenga amahoro ngo izamumembere gusa byasohotse bivuga ngo navuze ngo azagira amahoro nakiriho ndavuga umuvandimwe wanjye yambeshyeye kandi ari nawe nizeraga twese turindushye naragenda nkamuganyira nawe akanganyira nta kintu atamfashije mu bishoboka byose twabanye neza ari nayo mpamvu twabonye ko ari satani yari duteye hagati yanjye nawe ubundi buzima nta kintu mpfa nawe habe na gito mugenzi wawe nawe twibutse atubwire akantu wenda avuga ati aka kantu ndakibuka nkahamya ko ari satani wari warabibye biriya bintu hagati muri twe ubundi ni wa rero ni nka satani wa mugani yari ibiteye kubera ko nyine twabanye neza nta kibazo ariko ibyo bintu nyine byaraje ndavuga ni kuva yanze n'umuntu wanjye nanjye ntago namukunda ubwo nyine nuko byagenze ubwo nyine tubonye atari byo nyine nk'abantu dukora umurimo dutahiriza umugozi umwe ntago twaririmba muri korali dufitanye ikibazo cyacu cyarakemutse twagisize muri rusange twasabye imbabazi turabohokana ariko nawe hari akantu wumva wibuka ukavuga uti kariya kantu byari bikaze bya bintu
ni nk'iki muri icyo gihe mwarebanaga ingwe uvuga uti nk'iki rwose sinzakibagirwa nubwo ari kibi cyahise? nyine ikibazo ni icyo ngicyo nyine, kubera ko nyine batavuganaga nanjye numvaga ntamukunze. Yesu tuje tugusanga kuko ari wowe Mana yatubereye ubwugamo.